Kuwa 29 Gicurasi muri Diyoseze Gatolika ya Gikongoro hahimbajwe umunsi w'uburezi Gatolika mu rwego rwa Diyoseze. Ni ibirori byabimburiwe no gutura igitambo cy'Ukaristiya cyatuwe na Musenyeri Nyiricyubahiro Celestin Hakizimana, akaba n'umushumba w'iyo Diyoseze. Ni umunsi ngarukamwaka ufite insanganyamatsiko ihoraho igira iti Kiliziya Gatolika mu gutanga uburere buhamye, umwana ushoboye kandi ushobotse. Naho insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba yagira iti ndera neza, nkure neza, nkore neza. Ibyo birori byabereye mu rwunge rw'amashuri rwa Musebeya TSS rwo muri Paruwasi ya Busanze ibarizwa muri iyo Diyoseze. Umuntu wese yakwibonamo, yumvise ko ari umuntu mukuru wagiraga inama umwana we, afite nk'umubyeyi wabwiraga umwana we, cyangwa se umwarimu wabwiraga umwana we, cyangwa se padiri ubwira abakristu be, abagira inama z'ukuntu bagomba kwitwara. Igitabo cy'imigani cyatwigishije kumenya no gutinya uhoraho. Mu gihe cyo kubaha no kumvira rero, kubaha no kumvira icyo Imana idutegeka, kubaha no kumvira icyo ababyeyi badutegeka, kubaha no kumvira icyo abakuru badusaba cyiza, nicyo twumvise mu isomo rya kabiri. Nta gukura umutima abana. Ivanjiri uyu munsi yatubwiye uko byagenze Yezu bamuzaniye abana bato ngo abakoreho. Basabaga Yezu no kubakoraho. We rero ntiyakoze ibyo bamusabaga gusa, ahubwo Yezu yabakoreye ibirenze ibyo bashakaga, kuko aho kubakoraho yarabahobeye, abasabira n'umugisha, abashyiraho ibiganza. Yakoreyeho ibintu bitatu, maze abigishwa barabakabukira. Nyuma yo gutura igitambo cy'Ukaristiya hakurikiyeho ibirori binyuranye. Ni ibirori byitabiriwe n'umuyobozi ushinzwe amashuri mu karere ka Nyaruguru, abasaseredoti n'abihaye Imana bafite aho bahuriye n'uburezi, abayobozi b'ibigo by'amashuri akorera muri Diyoseze ya Gikongoro, abarezi ndetse n'abanyeshuri. Abafashe ijambo bose bashimiye ubufatanye bwa Kiliziya Gatolika n'uruhare rwayo rugaragara mu gutanga uburezi bufite ireme no kurera gikristo. Akimana Rosine, umunyeshuri wavuze mu mwanya w'abandi banyeshuri, yagarutse ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika maze agira ati Icyumweru cy'uburezi Gatolika kitwibutsa uruhare rukomeye rwa Kiliziya Gatolika mu burezi no mu kubungabunga umuntu muzima ufitiye igihugu n'isakamaro. Uyu munsi ni umwanya mwiza wo gushimira abarezi bacu badahwema kuduha ubumenyi, uburere n'indangagaciro nziza. Ishuri Gatolika ntiritanga amasomo gusa, ahubwo ritwigisha gukunda Imana, gukunda umurimo, kubahana no gukorera hamwe. Nk'uko insanganyamatsiko yacu bivuga igira iti ndera neza, nkure neza, nkore neza. Ndera neza iributsa ababyeyi kurera abana babo neza, bakemura amakimbirane ari mu muryango, kandi iributsa abarezi ko iyo abana bavuye mu maboko y'ababyeyi baba bagiye mu maboko y'abarezi. Umurezi arera umwana mu gihagararo, mu bwenge no kuri roho, aho amenya indangagaciro z'ivanjiri n'iza kimuntu. Nkure neza iributsa ko ibyo umwana ahawe nibyo bigira umuntu. Wavuka heza ariko udahawe uburere waba nabi.
wavukira adasobanutse ariko wahura n'abarezi beza ukaba igitangaza. Nkore neza. Rugamba Sipiriyani yararimbye ati kwitwa izina ryiza n'ubimena. Ubu yamukiye uguhamagara iryo zina kugira ngo ube warize mu bigo by'abihaye Imana bakakurera mu ivanjiri ukaba rubebe ubuhemukire uguhamagaye. Turabashimira urukundo n'umurava mu bikorana. Nk'abanyeshuri turasabwa kurangwa n'ikinyabupfura n'indangagaciro ziranga umunyeshuri warezwe neza, kandi twige dushyizeho umwete kugira ngo tuzabe abantu b'ingirakamaro ku miryango yacu n'isi muri rusange. Uhagarariye ababyeyi nawe agaruka ku ruhare rwa mwarimu no guhindura imigirire n'imibereho y'umwana kuko bagera ku ishuri ntacyo bazi bakabaha ubumenyi. Yanashimiye kandi gahunda nziza za leta zirimo n'iyo gufatira ifunguro ku ishuri. Mwebwe nk'ababyeyi tubohereza bariya bana nta kintu bazi bagasanga mwarimu, ariko mwarimu aramufasha akamubumbabumba akamuha ubumenyi ku buryo aba umuntu mwiza kandi ukomeye kandi ubereye igihugu. Ubwo rero rwose nk'ababyeyi tukaba dushimira abarezi n'abafatanyabikorwa bose mu burezi bwacu kuko abana bacu ariwo musaruro dufite. Babyeyi barezi turabashimira. Bana bacu rero turabakunda cyane, igihugu kirabakunda, abarezi barabakunda. Niyo mpamvu nk'iyasanganyamatsiko igira iti ndera neza, nkore neza, nkore neza. Ibyo byose bigamije kuba umwana ushobotse. Bishoboye gasaba yuko rero mwana rero ukurikiza amabwiriza abarimu baguha, ugakurikiza amabwiriza ababyeyi baguha kugira ngo ube umwana mwiza uzigirira akamaro. Bana rero turabakunda n'ababyeyi, ariko tukaba twizeza yuko nk'uko mwahoze mubivuga, mwahoze mubisaba, nkatwe nk'ababyeyi bo ku mubiri tubijeje yuko tugiye gufatanye hagati n'abarezi. Ibyo musabwa byose, ibyo dusabwa byose tukabitanga. Ibyo rwose abanyeshuri turabibijeje. Bana rero nk'uko mwahoze mubisaba rwose n'igihugu kirabatekereza kandi kirabakunda. Ariyo mpamvu gahunda nziza zose leta ikora namwe bana abanyeshuri itajya ibibagirwa. Ari nayo mpamvu nk'ababyeyi, ari ababyeyi b'umubiri, ari abarezi, dushima imiyoborezi myiza na gahunda ya leta nziza y'uko abana bafatira ifunguro ku ishuri. Ibyo rero ari ababyeyi n'abarimu turabishima kuko bituma abana bacu biga neza. Muri ibyo birori kandi harimo intumwa yaje ihagarariye akarere ka Nyaruguru, akaba n'ushinzwe uburezi muri ako karere nka kamwe mu turere tubarizwa muri iyo diyoseze. Mu ijambo rye yashimiye amashuri yakoze neza kandi anasaba ataritwaye neza kwikubita agashyi. Yanasabye abana ko nabo mu rwego rwo kurerwa neza bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo uburere bahabwa buzabagirire akamaro kandi bukagirire n'igihugu. Nongere gushima amashuri yakoze neza, yaba ayo mu karere ka Nyaruguru, yaba ndetse n'ayo muri diyoseze ya Gikongoro muri rusange. Saba ko n'andi mashuri ubutaha yazikubita agashyi agakora neza uko bikwiye, akagera ku gipimo cyifuzwa. Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu munsi bivuga, ndera neza, nkure neza, nkore neza. Turifuza ko mwebwe urubyiruko rwacu, mwebwe abana bacu, mwarerwa neza ariko namwe mubigizemo uruhare. Buriya imyitwarire y'umwana nawe ubwo aba agomba kuyigiramo uruhare. Umubyeyi afite inshingano zikomeye zo kumurera, umwarimu akamuha ubumenyi, ariko nawe aba agomba kubigiramo uruhare kugira ngo ibimukorerwa bizamugirire akamaro, ariko bizakagire n'igihugu muri rusange. Bana bacu rero muri iki cyumweru dushoje, ndizera ko cyabaye ingirakamaro. Byabaye umwanya mwiza wo kureba uko imyigire yanyu igenda, bikaba umwanya mwiza wo kuganira n'Imana.
kuko n'ubundi baravuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Ntacyo byaba bimaze umuntu afite umutwe wuzuyemo ubumenyi science ariko akaba abuze ubumuntu, ibyo bita conscience. Bisaba ko umuntu akura ku bice byose, akure ku mubiri, akure mu bwenge, akure no kuri roho. Uwo ni wo muntu dukeneye, uwo ni wo muntu igihugu gikeneye uyu munsi. Ubwo yafataga ijambo umushyitsi mukuru muri ibyo birori, nyiricyubahiro Musenyeri Celestine Hakizimana yagarutse ku bintu bitatu ari byo kunenga, gushima no gusaba. Mu ijambo ryanjye mvuga ibintu bitatu. Ndagira ngo nshimire, ngaye, ubundi sabe. Ndashimira abateguye uyu munsi, ndashimira buri wese wubahirije inshingano ze, abapadiri, ababyeyi, abarimu aribo barezi, abanyeshuri, abayobozi mu bya politiki ariko n'abafite uburezi. Bose ndabashimira ko dufatanya, nkabashimira buri wese akora inshingano ze, nkashimira buri wese witanga kugira ngo dutange uburere bufite ireme, uburezi bufite ireme, kandi ntagira ngo bakomereze aho ngaho batazagawa, kandi twarabashimye bakomeze bitangire uburezi bw'igihugu cyacu kuko turera neza, tuba twirinda kuroga. Udashaka kwiga arashaka kwiba, udashaka kwiba arashaka kwiga, udashaka kwigisha arashaka kwibisha, udashaka kurera arashaka kuroga. Ndagira ngo rero ngaye mu murimo dukora w'uburezi, iyo wasuye amashuri ukareba uko amashuri yacu ahagaze, cyane cyane muri Nyaruguru, akarere karabizi, abadiyite bahamagawe kugira ngo bisobanure ni benshi. Turizera ko bisobanuye ariko bakaba bananiwe mu kwikosora. Turagaya rero ababi, turagaya abavangavanga mu burezi, turagaya abatarera baturogera. Ari mu bapadiri, ari mu babyeyi, ari mu barimu, ari mu banyeshuri, ari mu bayobozi, abo bose barimo batari beza. Tubasaba rero yuko bakwisubiraho bakaba beza kugira ngo uburere bugende neza. Nkagira ngo sabe, ndashimira ubufatanye uri hagati ya Kiliziya Gatolika na Kiliziya zose z'amadini yose n'ubuyobozi bwa leta bw'inzego z'ibanze. Ubwo burere, ubwo bufatanye butariho ntacyo twageraho. Ariko hari ibintu tutavuga ugasanga turabyemeza gutyo. Nk'ubu nta mategeko aduhuza tugenderaho. Gukorana ni ugushakashaka no gushakisha. Konvansiyo rero yarateguwe ariko ahize mu mpapuro ntisinywa. Habuze iki? Hari icyabuze duhure tubiganireho kuko twabiganireho mbere, ariko bisinywe. Minisiteri ishinzwe uburezi isinye, n'umusenyeri ushinzwe uburezi babisinye, tujye tugenda ku kintu gifatika kandi gisinyweho, twumvikanyweho, bidatewe n'ubucuti musenyeri afitanye na meya cyangwa se na diregiteri. Turasaba kandi yuko abavangavanga bava mu burezi. Bifatanya n'abadiregiteri bavuye mu burezi, yego byarabatunguye, ariko ni igikorwa cyiza. Ariko no mu barimu barimo batuma diregiteri adasinzira, batuma diregiteri atera intambwe
batuma abanyeshuri batiga neza, batuma n'ababyeyi batarererwa neza, abo barimu barimo bakwiye guhanwa cyangwa se bakimurirwa ahandi kugira ngo barebe ko bakosorwa, bajyana bakavamo bakajya ahandi. Mu babyeyi nabo barimo ababyeyi badatanga amafaranga y'ishuri nubwo ari makeya bwose, bagashima ko abanyeshuri barira ku ishuri ariko ntacyo bakoze. Ababyeyi rero, abana ni abanyu, mubagurira amakayi, mubagurira imyenda y'ishuri, ariko mubahe n'amafaranga yo kurira ku ishuri ni makeya, mwe kubyirengagiza. Muri Nyaruguru rwose ababyeyi baraguye, amashuri menshi ntabwo batanga amafaranga y'ishuri. Kubera iki? Kandi ntabwo bakennye, si bo batindi, ahubwo ni ugushaka gukeye. Mufashe rero ubuyobozi, mufashe ba diregiteri kugira ngo abo bana banyu bafatwe neza kandi mubigizemo uruhare. Abanyeshuri nabo harimo ababi, abanyeshuri barwana, abanyeshuri batukana, abanyeshuri bakopera, banabahana bagatasha gutukana no kurwana. Nazo ni ingeso mbi abanyeshuri bagomba kuvaho kandi babikora bagahanwa. Ntugatume abanyeshuri badahanwa kandi baba bakoze amakosa. Bajye bahanwa, iyo umuntu ahanwe kugira ngo yikosore bimugira akamaro kandi bikagirira n'akamaro ishuri, kandi n'umusaba igihano akumva yuko yubashywe. Kwidahamya umunyeshuri diregiteri nta jambo yongera kuvuga, mwarimu nta jambo yongera kuvuga. Ubwo rero twese dufashije akanya tuzagira akazi ke agakora inshingano ze, byatunganyije agakosorwa kugira ngo yisubireho. Ndasaba yuko amashuri yose mpereye ku ya Kiliziya Gatolika n'andi yandi, shimira ayo dufata mu cyumweru cy'uburezi, mwabonyeho bahangaha na kinyamateka yari ihari. Ikigo kidasoma gikora iki? Dufite hobe ntihenda, dufite kinyamateka ntihenda. Nabitumye padiri ushinzwe amashuri, ariko ndacyari mutaramwumvise cyane, byisubiriyemo. Ikigo kidafite abonoma kinyamateka, ikigo kidafite abonoma za hobe z'abana, ibyo bigo rwose utaha uzabiduhere 0. Ariko bisubireho, ntabwo ari amafaranga y'ikigo, si amafaranga yanyu, ni ay'ababyeyi. Abo bana mubigishe gusoma no kwandika, mubigishe gukora izo za konkuru, mwabonye ko babihemberwa kandi bakahemberwa neza. Ndasaba rero abarimu, kera najyaga ku ishuri kuwa mbere, mwarimu akambaza ngo ese wagiye mu misa, ese wagiye mu rusengero? Abarimu b'iki gihe babibaza ni bangahe? Mutahuriyemo se wabibaza wowe? Ababyeyi mwabaza abana gute ko batagiye mu misa na mutagiyeyo? Mwabohereje kuragira, mwabohereje kwahira, mwabohereje kuvoma, ni byiza rwose nabikora, ariko babanze kimwe bakurikiza ikindi. Ubwo rero kugira ngo turere neza, buri wese agomba gukora inshingano ze, kandi n'uburere bugenda neza, n'uburere bwuzuye. Ukarera umuntu wuzuye. Umuyobozi w'amashuri yabivuze muri Nyaruguru, ni ukurera umubiri n'ukurera roho kugira ngo turere umuntu wuzuye. Ndabashimiye rero, mwakoze kuba mwaje, ariko ntabwo najya navuze kuri padiri. Na padiri nabonye turi amaparuwasi 20, kandi buri paruwasi ifite umuntu ushinzwe uburezi. Perezida azambariza aho padiri aho bagiye, cyane cyane ko bashinzwe abadiregiteri batitabira umunsi w'uburezi ku rwego rwa diyosezi, ku rwego rw'igihugu. Abo bantu baba ari hehe? Nk'umudiregiteri nawe utitabira ibyo birori, umudiregiteri utajya mu rwego rw'igihugu, umudiregiteri utajya mu rwego rwa diyosezi, aba akora iki? Mumbabarire nyavuga ukuri nkakabya,
ariko rero tujye twigaya kugira ngo tujye tugarukira aho ngaho, kuko baravuga ngo wanyoye ihene arahebeba ntiyabira. Tureke guhebeba rero ahubwo twabire. Ubundi akavuga ngo iyo ubonye urwo yambaye ukubwira urwo yubatse. Ubwo rero ababwirwa bumvise, hanyuma dufatanye rero kugira ngo duhane kuba beza kandi tugere kuri byiza. Murakoze twese mwese rero, Imana twese ibahe umugisha, kandi nizera ko ibizamini bigiye kuza twese tuzahanira gutsinda neza, kutwigishije neza, abana bazakore neza kandi banakore neza, n'ibyo bizamini bizaduha ishema. Nta kigo cyagombye kuba icya nyuma kandi vuga n'icya Kiliziya Gatolika. Nta kigo cyagombye kuba icya nyuma tuvuga ko ari icya Kiliziya ya EAR. Tureke ibya leta bibi bya nyuma, baturebereho nabo bazahita bahinduka, maze twese tugire uburezi bwiza n'uburere bwiza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ibyo birori kandi byabaye umwanya mwiza wo gushimira abasomyi ba Hobe bitwaye neza mu irushanwa ritegurwa n'ubwanditsi bwayo buri mwaka. Muri Diyoseze ya Gikongoro hahembwe abana 4 mu bana 18 bahembwe mu gihugu cyose. Ni ibirori kandi byaryohejwe n'imbyino gakondo z'itorero Isonga ndetse n'imivugo y'abana batandukanye biga mu bigo Gatolika byo muri Diyoseze ya Gikongoro. Tuzapati
Eric Musabyimana, Hobe, akanyamakuru k'abana.